Hello guys, welcome to our channel Nyurwa Family TV show. Nagarutse nanone ni wa mukobwa wanyu ni Mama Winnie. Nk'ibisanzwe n'ubundi tugiye guteka. Ntabwo twaduherutse guteka, muri kubona izi nyama ziraha. Mudatekereza ko ari zo ngiye guteka. Dore izo ngiye guteka ndazitogotesheje ziri hano. Mwabibonye? Hanga ndazitetse. Just kuzishira mu mazi. Murabona ko nzitetse, zishize mu mazi gusa, nzitereka aho ngo zitogoteho gatoya tubone uko tuzikaranga. Murumva? Noneho izi ngizi zo ngiye kuzoza ndi kuzishira mu mashashi kugira mbone uko nzishira muri frigo. And then mbereke n'uburyo ki bateka umuceri uvanze n'imiteja n'amashaza, ibintu byose akagateja hano. Ye kugateka umungumu muri isafuriya mureba. Ubundi nabaziye ngiye gateka muri aka gasafuriya. And then urebe ko umuceri wacu uri buryoshye cyane ariko mwebwe gusa mwicare mwige. Nimwicare mwige ubundi ibindi byose ndaza kubibereka uko biri bukurikirane. Murumva tugiye guteka inyama, tugiye kuzikaranga, duteke uyu muceri urimo aka karungo. Izi nyama zo turazitekera ubugari cyangwa se kawunga, biraterwa na mudu turibe turimo. Nibyo turi gukenera kurya. Mubane natwe mu gikoni. Sinari mperutse ariko nagarutse mu gikoni. Igikoni ntabwo nari mperuka kubereka ibyo mu gikoni, ariko now shaza yacu amazi ni menshi amazi ni menshi. Kubera utudushaza n'imiteja ni nk'ikisi, ni umwuka. Ubwo rero izi nyama zacu tugiye kuzoza, tuzishyire muri frigo twiganirira. Ubundi niziri ku ziko ziri gushya, sibyo? Ziri ku ziko ziri gushya, tuze kugira uti kurebera hamwe uko tuzikaranga. Abantu bakaranga cyangwa se bateka amasosi mu buryo butandukanye, kandi byose bikitwa isosi, kandi byose bikaryoha. Ariko ndabereka uyu munsi uko nateguye guteka inyama zacu, kandi murabikunda. Murabikunda isosi ifashe, isosi nziza. Murabona ko ari inyama z'umwimerere bazibaze nonaha. Mvuye kuzibagisha. Hari abantu Afrika muzi ko ahanga Amerika hataba inka, batabaga. Umva hari inka, hari ihene, hari iki, ibintu byose muzi bibaho by'inyamaswa birahari. Iyi rero ni inka, ni inka bambagiye. Urumva mvuye kuzibagisha, murabona ziracyari nshya, ziracyafite n'amaraso. Izi rero zivamo agasosi keza. Umufa wazo zatogose ugateramo akunyu. Niyo mpamvu ingenzi togosa kuko mfite abana bato nanjye, ariko ntago kangwa nabi. Uwo mufa ugateramo akunyu kawe, warangiza ugaha abana bagasoma isosi. Ako gasosi aba ari keza bya hatari.
aba ari keza cyane. Ngo mumeze mute? Mumeze mute? Sinari mperutse ariko nizere ko video nashize hanze ubu muri kuyenjoyinga. Muri kuyenjoyinga cyangwa menye ibindeba. Mukomeze mujye munsharingira, kore subscribe. Ni ukuri byiza biri imbere. Byiza biri imbere. Ibyishimo nzabibaha kire cyo mudashaka. Nimbira mukana nzabibaha. Umuntu atanga icyo afite ariko nzabigerageza kabisa. Ntabwo iminsi yose ihora ari Sunday ariko nzajya ngerageza. Ngerageza rwose. Inyama bampaye ko ntabwo harimo ibinure byinshi da. Harimo ibinure byinshi. Ngiye nkunda muri hari abantu bakunda inyama zitarimo amagufa ariko ngiye nkunda amagufa cyane. Nkunda inyama zivanze nyine. Nkunda inyama ziri mix. Ku buryo ndi bujye ndya nkumva n'igufa nyine hari yumva neza. Abantu mutarya inyama mwihangane. Mwihangane kabisa. Mwihangane. Izi nyama yego kinure mana yanjye. Izi nyama nanjye ariko nta zindi nyama njya ni inka. Inka gusa ntabwo ndya ihene. Sindya oya chicken ndazirya inkoko. Subwo nkanjye ndi gukatira aha. Hari cardboard. Hari cardboard ndi gukatiraho. Hari cardboard ndi gukatira irahari ariko ndi kujya gukatira kuri sink. Ewe ni hatari. Ego kinure ko kimbijije ibyuya. Iki kinure wagwane. Anyisuzugurire sha. Vaho ntagiye nyama ingano cya nayita. Nkunda inyama bya hatari. Nkunda inyama bya hatari. Ego mana yanjye. Kinaniye WhatsApp. Yewe nyama we bite kumbijije ibyuya ubwo ndikata. Icyuma ariko nacyo wagira ngo bagityaza ku ngutiya. Icyuma bagityaza. Ego. Bantu bakuri Nyurwa Family TV show. Nukuri ndabakunda ntimugahweme kureba ibiganiro byacu. Ego inyamara ndayitaye wasiye. Ntimugahweme kureba ibiganiro byacu. Nukuri tuzabaha umunezero. Tuzigana utuntu twinshi. Mukajya mucikwa. Niyo ryaba ari rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi ariko mujye mu making ashwa ko mwabirebye mwanasharinze. Ibyishimo birahenda kandi rwose aha kuri Nyurwa bibambe nta negative. Ibintu byose aba ari positive nta uzanga tuzana kuri Nyurwa. Tuba tuje kubahereza ibyishimo. Amashashe yanjye rero nayo ndi bushiremo izi nyama kugira ngo mbone uko zijya muri frigo. Nuza kambishire garbage nyabona. Egi bivuta si ibinure bira. Egi binure. Aka ndaza kugahakira mu kanya. Aya mashashe rero mba nayameshe nkayashira ku ruhande kugira ngo mbone uko nshiramo inyama zacu.
ubundi mfunge nshyire muri frigo. Hari ubushashe bagura ariko nk'aya ngaya nayo nanga kuyapfusha ubusa, nkayabika nkavuga nti hanze nshiremo. Yego kinure nyagasani mana nanone. Kinure. Numva. Murabona tuyikata ibitunguru byacu. Noneho duteke umuceri. Ibitunguru by'umweru, hari abantu bakunda ibitunguru by'umweru cyangwa by'umutuku, ariko byose ndabifite nuko nahisemo guteka iki ngiki. Ntabwo nkeneye ibitunguru byinshi, abana banjye ntabwo bakunda ibitunguru. Ariko ibitunguru ni ingenzi. Buriya n'uturungo twose nshiramo uturungo tw'ifungo bya tungurusumu ibiki byose nshiramo ifu kugira ngo, cyangwa se nkabiblendinga muri blender kugira ngo batagira icyo bumvamo na kimwe bakanga kurya. Shaka narekera ibi. Okay, ubu rero tugiye guteka icyo bise umuceri wacu. Umuceri wacu ikintu ngiye gukoresha rero ni ukuri n'utu dutunguru twonyine. Ntabwo ari ibintu bya danje. Abantu bakunda ibirungo mwashiramo za magi, mugashiramo ibintu bigiye bitandukanye, ariko ngiye ndifashisha iyi ni magi irimo igitunguru n'ubundi na tungurusumu. Iyi magi ndayikunda. Noneho umuceri wacu kugira ngo uhindure ibara kandi ugire taste mu kanwa imeze neza, nuko turi bukoreshe iyi tomerike niyo nsanzwe nkoresha ku muceri kugira ngo uhindure ibara. Mwayibonye? Yego. Noneho iyi black pepper ni ingenzi cyane ku biryo byari byo byose, ku sosi, ku muceri, mu dushyimbo, mu tuboga, ahantu hose black pepper ni ingenzi cyane. Sinzi umuntu niba yarambeshye, gusa nyine ni ikirungo nkunda, ariko sinzi umuntu niba yarambeshye yambwiye ko ikingira kanseri. Ariko n'ubusanzwe ni ikirungo cyiza cyane, ariko cyane. Noneho tugiye guteka umuceri nguyu aha ngaha. Mwabonye? Uyu muceri mushize muri aka kantu, ngiye kuwoza first. Ngiye kumanza nkoze uyu muceri, murabona ko ari umuceri w'umweru. Noneho murabona ya mashaza natetse, harimo n'udushaza, imiteja, utugori, udukaroti, utuntu twose nadutetse. Murabona ko bihiye ni nk'umwuka. Noneho nindangiza ngiye kubikuraho, nterekeho isafuriya, ubundi nkore utuntu twanjye, sibyo? Isafuriya yanjye kamanze ngire kamanze nkureho ibimbi minini. Bande bakibuka kuminina. Ni bande bakibuka kuminina? Kuminina ibijumba byonyine kugira ngo byumuke. Ni bande babyibuka? Teka ibijumba warangiza ukabiminina kugira ngo byumuke. Murumva? Aha murambaza se kutakase tungurusumu, ese kutakase pavro, kutakase lelelele, byose bikubiye muri aka karungo nababwiye. Ntabwo ngiye kubikatakata, birahari. Ariko ubishaka wowe ntacyo bigutwaye, wakata ibitunguru, ugakata pavro, ugakata tungurusumu, washaka ugashira na seleri hejuru kubihumuza. Ariko kuri ngewe ntago abana babikunda, bakunda ibintu by'ibirungo byinshi nyine. Icyambere nuko mbibabwiye ko wabikoresha ubishaka, sibyo? Ubundi murumva? Ubundi guteka ibya saa sita, ni ibiryo bya saa sita. Nababwiye ko umuceri nababwiye ko dushaza twacu nashizemo akunyu, biri gutogota nashizemo akunyu. Noneho isafuriya yacu reka yumuke, ubundi duteka umuceri wacu. Okay, ndamanza nshimire abantu bakoze subscribe,
abate komenti, Imana ibaha umugisha. Ni ukuri umva, muraba agaciro mu buzima bwacu, muraba agaciro kuri Nyurwa Family TV Show. Turabakunda cyane, abatari basharinga, abatari basubscribinga, ababikoze bashyashya, karibu nyinshi cyane. Ntimuve kuri uyu muryango wacu, ni mwiza cyane ko hakubiyemo iby'umuryango, hakubiyemo show, mbese buri muntu wese, sosiyete yose yibonamo muri iyi channel yacu. Nizere rero ko mwenjoyinze ikiganiro naraye nshizeho, ndi kwitera makeup meze neza. Hari abantu baba babona ko ibya makeup bisaba kuba ubizi, bisaba ko waba uri maîtresse muri ibyo cyangwa maître. Aya siko biri. Burya uko byaba bimeze kose, uko wakwisiga kose, ugerageza ubikunda, ntago byatuma ujya ahantu umeze nabi ngo nuko ngo utabizi nko muri salo cyangwa abantu babyize. Aya ubwo ari yanteretse isafuriya, tube twiganirira imanze y'umuke, duteke umuceri wacu, ubu okay. Murabona tuzemo amavuta koko, olive oil ni amavuta meza cyane. Akuma sibwo gasakuje. Aya mazu y'iwacu rero nuko ameze. Ibushyuhe bubaye bwinshi, akuma karasakuza kugira ngo ubu noneho udutunguru twacu tudushyizemo. Urumva udutunguru twacu tudushyizemo, and then murabona ko rwose ibitunguru biri bien. Ntabwo ntegereza ngo bishirire ngo bigire bite, kuko cyane ko bibuze guhira no mu mavuta. Akakuma ntimukiteho kubera ko ntetse inyama ku ruhande, nkaba ntetse naha. Ubushyuhe bubaye bwinshi mu nzu biragira karasakuza, kandi ntabwo nacana feni hano yadusakuriza, ntabwo naba ndi kumva yadusakuriza, ntabwo video yacu yagenda neza. Uyu kamera okay, ngiye gushiramo ya tungurusumu yacu irimo n'igitunguru. Nabonye tungurusumu irimo n'igitunguru. Ubu ngeze kuri black pepper, reka muri kubibona. Noneho ahangeze kuri ya turmeric, ni turmeric powder. Noneho nayo kanyishiremo, kuko ntabwo nshiramo kenshi, ushiramo bitewe nuko umuceri ungana, uragereranya. Ubundi nkabikoroga nka umunyu, salt, akunya ariko ukamekinga shuwa ko ari akunyu gake, kubera ko no mashaza uba washizemo akandi. Ni wa muceri wacu tugiye gushiramo uturungo twose. Nizere ko mutacitswe natwo, mwatubonye. Nizere ko mwatubonye uturungo twose kuri gahunda. Noneho umuceri wacu ndaje mbereke wagwana. Nakubwiye ngo murawukunda, bawutegurira abashitsi ku meza, ubusa neza, ubuhumura. Wawutegurira umugabo wawe ku meza. Kandi noneho ibintu ari sawa. Urumva ni mwiza bya hatari. Ubu nasa neza. Hari igihe umuntu aba akeneye mvoma amazi ashyushye. Umuceri wawe iyo umaze kubirindura mu kirungo, mu turungo twose, all ingredients wakoresheje, urumva ugira te
usukamo amazi ashyushye kugira ngo umuceri wawe ushye neza umeze neza. Murebe ibara ryawo ukuntu ryahindutse, nuko mutari kubyumva kari guhumura. Nababwiye ko nta turungo twinshi nashizemo, weho bitewe n'ibirungo ukunda nibyo wakoresha. Urumva umuceri wacu amasegonda make cyane ariko amasegonda make abaze urabuhiye. Ubundi umva tuwurye ubundi kuvoma amazi ashyushye ngiye gushiramo amazi ashyushye. Murabizi ko amazi ashyushye ari sawa nyine mu biryo, ntabwo bituma bisubira inyuma. Umuceri wacu nakubwiye ngo murawukunda. Hari igihe utavangamo ari amashaza, ubishatse ukaba wavangamo karoti, ugakatiramo karoti nini cyane ku bantu bakunda amakaroti, warangiza bikaba fire, bikaba so yummy, bikaryoha cyane ukabikunda. Nukuri uyu muceri ni mwiza cyane. Ndabinginze ndabigira abantu bose muzi ko hari abantu benshi nagiye mutekera, hari abantu benshi bagiye bambaza nyine bisanzwe bitari kuri YouTube, ariko ubu ngubu navuze ati why not nta bisangiza abakunzi banyurwa Family TV show ngo maze nabo baryoherwe barye ibintu biryoshye bimeze neza. Okay, noneho murabibona umuceri wacu uko usa, kubireba ushize muri aka kantu gafite isuku cyane. Mba ndufite ari twinshi, nitwo nkunda gukoreramo, nitwo twabugenewe no kuba nakatiramo nk'inyanya, utuntu nk'uto nyine. Murabona umuceri wacu ukuntu usa neza cyane. Yummy. Noneho tugiye gushiramo aya mashaza yacu. Umva amashaza yacu, ubundi murebe ko biri bube bisa neza cyane. Ukuntu biba bisa neza cyane, ubundi ukagira ute ugafata nk'umwuko kuko icyuma urumva irushe yabihonyagura, ukagira ute mwihangane n'inyaga nimba ndi kuyagiriza nk'ikidiya ku bantu bakizi, mwihangane kuko umwuka w'ubushyuhe w'ibiryo ntago woroshye. Murebesha ubwo subwo gateguye ku meza, urabona ko adasa neza. Udushaza twabayemo duke, udukaroti twabayemo duke, ariko wowe uzashiremo amashaza menshi niba ubishaka. Kuko aka gashashe kamwe k'amashaza niko nari mfite, ariko biri enough. Birenze aha byaba biri too much. Birenze aha byaba biri too much. Muri ko murumva bashiti banjye, inshuti zacu zanyurwa Family TV show, simbakoreye umuti. Noneho watetse nk'uku, nabonye gutinda mu gikoni, mfite byinshi byo gukora, nanze gutinda mu gikoni. Ariko nk'uku watetse ugateka nga chicken ku ruhande mu mavuta, warangiza ukagashira ku ruhande, bashira ku ruhande aga chicken, ugahita ukoresha iki mayonnaise, washiraka mayonnaise ku bantu bayirya, ubundi ukirira. Ukirira nshuti zanjye. Mwabibonye kandi nzana agasahani. Mwabibonye agaceri kacu uburyo kigasa. Mwabibonye, murabibona. Nibagiye kuzana akayiko ariko kankoresha aka. Noneho murabona ko murabona umuceri wacu wahiye. Murabibona wahiye, akamayoneze hafi aho ku bantu bagakunda. Nanjye buno sigaye nakagabanyije kuko byazanyobera no guhumeka bikananira.
Mm, 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 mm. 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 Ni ukuri ibi biryo bisa neza, wabitegurira umuntu wawe, wabitegurira abashyitsi, wabiteka n'umuryango mukabirya. None washyizeho akamayoneze n'ibindi bindi. Okay guys, mukomeze mukore subscribe, musharinge, mwandike comment. Ndabakunda cyane. Murabona umuceri wacu turawuhishije, turangije kuwuteka. Ni ukuri uraryoshye cyane, sinzi niba ari kubibereka. Uraryoshye, noneho niburya akamayoneze ukagashiraho. Nibanga, niryo banga kabisa. Mwenjoyinge, muryoherwe, mutegure ku meza yanyu, mukomeze musharinge. Ndabakunda cyane 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 cyane. Noneho ikindi gihe nimbona mwabikunze, mwayisharinze, amakomenti ari menshi, nzabatekera n'ibindi. Nzamigenda mbereka uburyo twateka ibiryo byinshi bigiye bitandukanye, n'uburyo kidutegura ku meza yacu. Dutegurane ku meza, amabakuru ajya ku meza. Wenda tuvuge nge ntegura nka mu gitondo, ntegure nimugoroba mbere ibyo nateguye, uturyo twa nimugoroba tworoshye. Mva turi kumwe. Ndabakunda cyane cyane aho muherereye. Imana ibahe umugisha. Bye.